intege rero iga cyane haranira gukomera kandi uri kumwe n'Imana yawe abafashe gukomera izabatsindira abo banzi izabatsindira abarozi mu izina rya Yesu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Ndagira ngo mu kuzirikana ko uyu munsi tuzirikane ijambo ry'Imana rigira riti ese wakwitwara ute wanzwe na bose? Ese ubundi bituruka he? Wakwitwara ute wanzwe na bose? Ese ubundi bituruka he? Se abinyuma turi kumvikana? Urakoze cyane. Ijambo ry'Imana ridufasha kwinjiramo neza. Duhere ku ijambo umuvandimwe yadusomeye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Wari ufite icyo kibazo ko yanzwe na bose. Sibyo? Nka kuri. Kristo Yesu akuzwe. Hano Yeremiya aravuga ati abanzi banjye baravuga ngo nimuze dutegura imigambi mibi irwanya Yeremiya, kuko nitumara kumwigizayo ntituzabura abandi bahereza bitambo ngo batwigishe itegeko ry'Imana n'abashesha kanguhe ngo batugire inama, cyangwa abahanuzi ngo batubwire ijambo ryayo. Uhoraho ndakwinginze ngo untege amatwi kandi wumve ibyo abandega bavuga. Ese inyiturano y'ineza n'inabi bo barancukurira urwobo ngo ngwemo. Ibuka ukuntu naguhagaze imbere mbavuganira kugira ngo ubakureho uburakari bwawe. Kristo Yesu akuzwe. Iri ni isengesho rya Yeremiya. Muri isengesho haragaragaramo ko yanzwe ndetse ngo baracura imigambi mibi ngo bamurwanye bamwice kuko bazashaka undi wo kumusimbura. Edaheri ngo ntibabuze abo kumusimbura. Ariko mu isengesho rya Yeremiya aratakambira Imana avuga ati Mana ibuka ukuntu nge nabarwanyeho, ariko dore inyiturano yabo. Kristo Yesu akuzwe. Buriya rero mu buzima ntuzatangazwe nuko abo wagiriye neza bakwitura inabi. Abanyarwanda baravuga ngo ugirirwa ineza n'uwo yayigiriye mwuzuze. Uzwo mukira abana arahirwa. Ugirirwa ineza n'uwo yayigiriye abagira, vuga cyane sha, abagira Imana. Ugirirwa ineza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Mu yandi magambo abantu bibagirwa vuba ineza, cyakora ku nabi. Ushobora kugira umuntu ineza akabyibagirwa, ariko iyo umugiriye nabi ntago ajya byibagirwa. Sinzi impamvu. Mwarabibonye? Ntimukabibone abantu. Ibyo ntago mbibabwiye nk'abakristo ngo mwanga abantu, ahubwo mbibabwiye ari ukugira ngo umunsi byakubayeho utazata umutwe, uzamenye ko ijambo ry'Imana ryabikubwiye hakiri kare. Nta wundi buhanuzi uteze ngo kuvuga ngo ubu rero ngo ndi kubona imbere yawe hari abanyamasengesho benshi bateye, hari abantu bigize abahanuzi, ndetse rimwe na rimwe atari bo koko. Nta kizarusha ijambo ry'Imana ryo ryakubwiye ko abantu jya ubitondera. Ntuzate umutwe igihe uzabona ishuri ryose ryakwanze. Ntuzate umutwe nugera mu rugo ugasanga famiye y'iwanyu barayanga. Utazate umutwe. Ngira ngo wenda hari abatangiye kubibona. Ariko reka gato turebe ese ubundi bituruka he? Shaka kugira ngo mbereke ibintu bigera muri 2 Yesu yatubwiye muri Evanjiri
isomo twazirikanye ni kwa Yeremiya umutwe wa 18 umurongo wa 18 kugera kwa 20. Evangeliyo ni kwa Matayo umutwe wa 20 umurongo wa 17 kugera kwa 28. Muri Evangeliyo baratubwira ibijyanye na uburyo abahungu ba Zebedeyi inde nande abahungu ba Zebedeyi inde nande ariko uziko mutegisoma Bibiliya we bene Zebedeyi ninde nande uratubwiramo Yakobo na Yohani. Ariko ngo Yesu yarigishaga, mu gihe Yesu yigishaga rero bo batangira kudiskita, batangira kuvuga. Yesu yari kubabwira ibintu bikomeye, ababwira ati dore mu minsi iri imbere bazangambanira, kakagambane twavuze. Batangira gushaka uburyo bamwicisha. Yesu yarabizi, Yesu nta cyamutunguye. Ndagira ngo namwe ntimukajye mutungurwa. Yesu yarabizi. Ariko mu gihe atangiye kubigisha, bo batangira kwirebera uzaba mukuru, uwayobora abandi, mbese batangira kwishakira iby'ubutegetsi. Mu gihe bakiri muri ibyo, ndetse nyina wa babana watangira kwegera Yesu aravuga ati ariko Nyagasani, kora ku buryo utu twana twanjye mfite abahungu mbona rwose bari kubyiruka neza, nk'aba ndi kubona imbere yanjye hari abahungu ubona abahungu beza cyane, mfite abahungu beza cyane rwose, icyagira ngo aba bana bazaba abantu bakomeye, umwe azicare iburyo bwawe undi yicare ibumoso bwawe, bazaba abantu bakomeye. Burya ni icyifuzo cy'ababyeyi benshi. Ntabwo nzi icyifuzo cyanyu, se namwe mwifuza kuba abantu bakomeye? Oya, ntabwo mwifuza kuba abantu bakomeye. Mwifuza kuba iki? Abantu b'incandazi batereye hariya. Mwifuza kuba iki? Ni umupadiri, ni umuntu ukomeye, ariko mwe murakina. Mujya mwifuza kuba abantu bakomeye. Ahubwo nk'uko murakoze kuba muzanye ako kantu, ahubwo uko gukomera uzagukoresha iki? Gukomera si bibi, ahubwo uko gukomera uzagukoresha iki? Naho ubundi rwose kwifuza kwicara kuri table d'honneur, kuri ba nyakubahwa, ntabwo ari bibi. Mujya mubyifuza kandi mubiharanire. Uyu munsi ukure uvuga uti ngewe byanze kunze hari ahantu ugomba kuza, ariko uriya mwana avuze kuzaba padiri ndamuhemba. Ko buriya yarabitekereza avuga ati ngewe ngomba kuzaba padiri na maseri rata, nturi kumva? Ubwo igisigaye ni ukubiharanira, kandi Imana izabigufashemo, kuko birashoboka. Ntabwo byizana umuntu arabiharanira. Nuko nshaka kubabwira aho bituruka kwangwa ku bintu bitatu. Hari kamere y'abantu batazi gushimira, hari kamere y'abantu batigira mu rukundo. Iyo ni impamvu ya mbere. Kamere y'abantu bwayo ishobora gutuma wangwa utazi niyo biturutse. Kamere ya kabiri nuko wakize cyangwa se wabaye umuntu ukomeye witwara nabi. Turi kujyana? Kuko buryo ushobora no kwitwara nabi utabizi. Wenda reka mbaho urugero. Kuri Evangeliyo twaziringiye kwa Matayo umutwe wa 20. Urumva bari kuvuga ibintu bikomeye bijyanye, Yesu ari kubabwira ibintu bikomeye bijyanye n'ubuzima, bijyanye n'ubutumwa bwabo. Mu gihe ari kuvuga ibyo bintu bikomeye, undi aridumbukije araje atari nta kuntu abantu bazaba abantu bakomeye. Muri kumva birajyanye se? Ntabwo bijyanye. Kuvuga ngo uriya mubyeyi yarasabye ariko asabira igihe kitari cyo. Hari igihe natwe tuba turi abantu bakomeye cyangwa se turi abantu basanzwe, ariko tukitwara nabi, bikaba byatuma abantu batwanga. Wenda niho azasanga bavuga ngo runaka arirata, runaka agira gute, runaka. Rimwe na rimwe tujye tureba imyifatire yacu, hari igihe iba itajemo neza muri sosiyete.
Kristo Yesu akozwe. Hari igihe twakwangwa twabigizemo uruhare. Niyo mpamvu umuntu agomba guhora yireba. Ariko icya gatatu nacyo gikunda kubaho ni ishyari ry'abantu. Ishyari aba contre succès. Ntabwo nzi niba namwe mufite aba contre succès. Murabazi? Aba contre succès murabazi? Abayuda ntabwo mubazi. Hari uwavuze ngo mwirirwana nabo. Nindera ngo abayuda mwirirwana nabo mukajya gusengana nabo. Ninde waririmbye iyo ngiye? No. Ninde? No. Ariko nawe yayivuzeho sha. Ariko uri umuntu w'umunyabwenge. Nawe yayivuzeho sha. Undi watangiye ngo yaje nyuma. Inde? No. Muhitemo muri makoni koshwa na Chameleone. Muhitemo muri abo. Nyibari imbere se no murayibuka? Naho ikindi gishya. Ngo abayuda mwirirwana nabo, mugasangira nabo, mukajya no gusengana nabo. Kristo Yesu akozwe. Ni ukuvuga ngo wowe kora icyo ugomba gukora. Abanyamashyari uzamenye ko ubana nabo. Uko uzatera imbere niko abanzi baziyongera. Uko uziga cyane ngo utsinde, abandi bazarushaho nubwo batabikwereka, ariko bazakuryanira amenyo. Ntuzacika intege, uzakomeze inzira yawe. Hano aba bahungu baravuga ngo uko nyina basabira gukomera niko abandi batangira kubagirira ishyari. Itegure rero, urugamba ruri imbere yawe. Uko wifuza gukomera, menya ko hari n'abantu batazakwifuriza gukomera. Ariko ntuzacika intege, Uwiteka ntuzacika intege. Kristo Yesu akozwe. Nuko rero ntuzatangazwe no kubona wanzwe n'abantu, ahubwo uzatekereza wowe nka Yeremiya ugenda usenga uvuga uti Mana ubu ndazira iki? Nusanga uri mukuri ukomeze inzira yawe. Nusanga ari ikigomba guhinduraho uhindure, kuko umuntu nuko ateye. Kandi ibyo bizagutera gukomera nyako, bizagutera kumva uri kumwe n'Imana yawe. Ntuzacika intege rero, iga cyane, haranira gukomera kandi uri kumwe n'Imana yawe. Imana ibahe umugisha kandi izabafashe gukomera. Izabatsindira abo banzi, izabatsindira abarozi mu izina rya Yesu. Nyagasani Yesu nabane namwe.